akiba urebye rero nibwo ibyaha biri gukuba byinshi mu bantu. Yego mukona biterwa n'iki kuba ibyaha biri kuba byinshi mu bantu kandi ari abantu bavuga ko baretse ibyaha? Ubundi nasomye ijambo rirambwira ngo Imana ikimara kurema umuntu yahise yicuza. Abantu ntabwo twumva, wagira ngo matwi yacu twavuniyemo ibiti, abantu ntabwo twumva. Kandi ikindi cya kabiri, abantu benshi bishwe no kutamenya. Ikindi cya kabiri, abantu benshi bamenyereye Imana. Nkatwe abahanuzi nta nukivuga ngo yumvwe, turavuga ngo niko byahoze. Ariko nkongo ari mu kigori bakajya bavuga ngo izashye kagira ngo niko byahoze, ariko igihe cyaje kugera nkongo irashye bitewe no kutumva. Rero nagira ngo nkubwire ngo ibyaha bigomeje kuba byinshi mu bantu, ariko Imana ije guhemba no guhana, kandi Imana ije guhemba buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Twagiye tubivuga kenshi, abantu ntibumva, abantu ntibemera, bagira ngo niko byahoze, ariko Imana ije gukora isaka mu bantu. Yego Imana ije gukora isaka, Imana ije gukora isaka. Rero icyo nabwira abantu bave mu bidatunganye, abantu bave mu byaha, bari kugotomera ibyaha nk'abanywa amazi. Abantu bave mu byaha bakurikira Imana. Nasomye ijambo ry'Imana riri muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 16. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 16 haravuga nuko mwiyuhagire mwiboneze mukuri ibyaha byo mu mirimo yanyu, ngo ndetse naho byatukura tukutuku Uwiteka arabyeza bigasana sheregi bigahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Ijambo rikavuga ariko nimwemera mukumvira ibyiza byo mu ijuru bizabazaho, ngo ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izagira gute? Izabarya. Umanutse hepfo haravuga ngo ndetse akanwa k'Uwiteka niko kagize gute? Niko kabivuze. Imana ishimwe. Hanyuma nagira ngo mbwira abantu, Imana ije guhemba no guhana. Imana ije mu bahanuzi, Imana ije mu bavuga butumwa, Imana ije mu bapasiteri, Imana ije mu badiyakoni, Imana ije mu rubyiruko, Imana ije mu bakobwa, Imana ije mu babyeyi. Imana ishimwe cyane kuko birambwiye ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku Uwiteka arabyeza, ariko Imana ijya kweza ibyo byaha wabanje guca bugufi. Imana ijya kukweza wabanje kuniha. Imana ijya kukweza wabanje kugira gute? Wabanje kumvira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Wamara kuryumvira ukarishyira muri wowe, wamara kurishyira muri wowe Mwuka Wera w'Imana akaza akakwemeza iki? Akakwemeza ibyaha byawe. Iyo Mwuka Wera w'Imana kurimo akwemeje ibyaha byawe bituma uca bugufi ugahindukira. Mwibuke Bibiliya yavuze ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ngo ariko ndetse nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Nayo nkubwire ngo muhanuzi, inkota y'Imana izakurya. Ibyo ukora byose inkota y'Imana izakurya. Muvuga butumwa ibyo ukora byose inkota y'Imana izagira gute? Izakurya. Niba uzi kuri umusambanyi ukabikora nkana ntiwihane, inkota y'Imana igize gute? Irabanguye. Urakora ibyaha nkana, ariko niyo ngana ubwo ukora ibyaha nkana urupfu ntabwo rutinze. Wamenya uko wiriwe ariko ntabwo wamenya ukuri burare, wamenya ukuri burare ariko ntabwo wamenya uko ukuri bugire gute? Ukuri bwirirwe. Rero njya nkubwire ngo urupfu ntabwo rutinze. Ubundi abantu mwabaye mute? Abantu mwagenze gute? Abantu mwitwaye gute? Njya mbabwire ngo Imana igize gute? Imana irababaye. Nagira ngo mbabwire ngo Imana ije guhemba no guhana, Imana ije gukora isaka mu bantu. Nagiye kubona mbona ninjoro mbona marayika afashe itorosho hari gukoropa. Imana yo mu ijuru iri kumbwira ngo hari ibintu Imana ije gukoropa, hari ibishingwe Imana ije gukura mu nzira. Kandi la paya si edro, Imana yambwiye ngo hari ba Dawidi bari mu ishyamba bagitwikiriye, ariko Imana ije kubakura mu ishyamba, igiye kubashyira ku mugaragaro. Kuko abantu bageze gute? Abantu bakabije kuba benshi, abantu bakabije kuba benshi. Imana yambwiye ngo rero ije kuvugurura, Imana ije gukora isaka, Imana iraje ije guhemba no guhana. Ijambo riravuze ngo nimwemera mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izagira gute? Izabajya. Umuririmbyi yaravuze ngo abageze uwo baragwiriye baranezerwa umwana w'Imana, ngo ndetse n'abandi bari mu nzira. Niyo nkubwire ngo kuza ni inyungu zawe, kuza ni inyungu zawe, gukorera Imana neza ni inyungu zawe. Ndakunda kubwira abantu, iyo ndi kubwiriza ndakunda kubwira abantu, ukorera Imana neza ukayikorera ubabaye, ariko iri kurya ku bihembo ubirya wenyine. Cyakora iyo ushaka uhereza uwo ushaka. Imana ishimwe cyane. Rero ikintu gikabije, abantu duteye Imana umugongo, ibiti amatwi yacu twayavuniyemo ibiti, ntabwo tugishaka kumvira Mwuka Wera, ntabwo tugishaka kugendana n'Imana. Imana yambwiye ngo irababaye, yambwiye ngo ije guhemba no guhana. Irambwira ngo amagare ya benshi yamanutse ndetse yarangije no kumanuka, niko Imana avuganye naye. Ikindi yambwiye ngo agatwikirizo kavuyeho. Imana yo mu ijuru ishimwe. Rapaya si distance fo erara power edro. Imana yambwiye ngo ije gukora isaka, niko Imana yagize gute? Niko Imana yambwiye. Ijambo ry'Imana riri muri Zaburi igice cya mbere umurongo waho wa mbere
aravuga ngo Zaburi igice cya mbere umurongo waho wa mbere. Imana ishimwe cyane, haleluya haleluya haleluya. Zaburi igice cya mbere umurongo waho wa mbere. Imana ishimwe cyane, haleluya. Aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ngo ndetse ntiyicane n'abakobanyi. Imana ishimwe cyane, haleluya haleluya. Ntahagare mu nzira z'abanyabyaha. Imana ishimwe cyane, ngo ndetse ntiyicane n'abakobanyi. Ndahubwo uwo muntu amategeko y'Imana bapaya si edro ni wayi distance for ngo ndetse amategeko y'Imana niyo yishimira kubanywa na ninjoro, ngo uwo muntu icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Haleluya. Ngazahora n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngebe byacyo ntabwo byuma, ngahubwo bihora bitoshye. Imana ishimwe cyane, ngo ndetse n'imbuto zacyo zora zigize gute, zora zitoshye. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ese ntabwo ukurikiza imigambi muhanuzi, ntukurikiza imigambi y'ababi, muvuga butumwa ntukurikiza imigambi y'ababi, munyamasengesho ntukurikiza imigambi y'ababi. Abantu ishyari rirabishe, ubugome burabishe. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo iraje igeze mu batinganyi. Imana yambwiye ngo ifashe umwe irakubuye, yambwiye ngo ifashe intara iragosoye, yambwiye ngo ifashe isabune ije kuvuguta. Ariko ibaze Imana yakuvuguse wajya hehe? Ibaze Imana yakuvuguse wa mugabo wajya hehe? Ibaze Imana yakuvuguse muhanuzi aya sirebo era efozinima wajya hehe? Imana yambwiye ngo abantu mukabije kutumva la paya si edro ibiti mwabivuniyemo amatwi. Imana yambwiye ngo ije guhemba, ije no guhana. Imana ishimwe, haleluya. Umurindi yaravuze ngo abagezeho baragwiriye, ngo ndetse abandi bari mu nzira, ariko nushaka ko tujyanayo ngo ndetse wihane. Imana ishimwe. Nagira ngo ubwire ngo ihane. Kwihana harimo inyungu nyinshi. Iyo wihannye honyo katageze urahagera, iyo wihannye intebe se aticayeho uyicaraho. Imana ishimwe cyane. Naso ni ijambo rivuga ngo umugisha Imana itanga ntabwo ijya yongeraho umubabaro, kabiri nta n'ubwo yongeraho iki, ntabwo yongeraho umuvumo. Imana ishimwe, haleluya. Nagiye mbona abantu bize bapfana diporome, nagiye mbona abantu bize diporome zitagaciro, ariko wubashye Imana ugakiranuka ubona inyungu nyinshi. Ikindi ukiranutse umugisha Imana iguha, ugera hirya hose ukagerana hafi. Nkuzana ijambo ngo kizwa, nkuzana ijambo ngo kizwa, nkuzana ijambo ngo kizwa. Imana ishimwe cyane, haleluya. Nibuka Abisirayeli, Imana yabwiye ko bazinjira mu gihugu cy'amasezerano, ariko banyura mu butayu, bivovotera Imana. Njye nkubwire ngo mu kibazo ufite iyo wivovose nabyo bituma utagera ku musaraba. Niyo mabwire ngo Imana iduhereze imbaraga z'umutima, Imana iduhereze imbaraga zo gusenga, Imana yongere tugarukeho, Imana yongere iduhereze agakiza. Bahanuza Imana iduha agakiza, bavuga butumwa Imana ibaha agakiza, bashumba Imana ibaha agakiza. Mwuka wera w'Imana aho yageze umuntu aca bugufi, mwuka wera aho yageze umuntu arihana. Ariko se mwuka wera cyamufite? Urebye uko ahamagawe mbere niko ukiri, urebye uko aririmba niko ukiririmba, uko adiyakona niko udiyakona. Abantu mwitwaje ngo isengero zirafunzwe, n'izisigaye ziraje zifundwe. Imana yambwiye ngo ije guhemba no guhana. Ubutinganyi bukomeje kuba bwinshi. Imana yambwiye ngo ije guhemba. Inzara iraje, ibyago biraje, uburwayi buraje. Uzahungira he? Uzahungira he? Mupapa uzahungira he? Mubyeyi uzahungira he? Mukobwa uzahungira. Uyu mubiri twambaye uyu nguyu ujya ubara ugata agaciro, ariko wubashye Imana, Imana ibana nawe. Iyo wubashye Imana, umurinde aravuze ngo ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Imana ishimwe cyane. Umukristo ntabwo atinya intambara, umukristo ntabwo atinya amakuba, umukristo naho amapfa yaza abasha gukomera akavuga ngo rapaya si edro. Imana iri muri njye yavuganye nawe. Imana ishimwe cyane. Imana nasenze yavuganye nawe, yambwiye ko izankiza, yambwiye ko nica mu muriro ntazashya, nica no mu mazi atazantembana. Imana ishimwe. Ibyo akabigenderaho bigatuma Imana igira gute, bigatuma Imana ikora. Ariko se abantu mwabaye gute? Abantu mwabaye gute? Abantu mumeze gute? Abantu byagenze biti? Abantu mukabije kuba benshi, n'ibizabi bigakomeza kuba byinshi. Abantu mumeze mute? Imana yambwiye ngo iraje. Ngira ngo ubwire ngo iyo ukiranuka ntabwo Imana yakureka, naho amakuba yaba benshi, ariko Imana ibana nawe. Ariko se urakiranuka? Urakiranuka wuzuye amashari, wuzuye ubugome, wuzuye kugambana. Abapasiteri nibo basebanya, abantu uzi nitwe dusebanya. Imana ishimwe. Abanyamasengesho nitwebwe twina dukomanya imitwe. Ngira ngo mbabwire ngo Imana iraje. Hari ibintu Imana irambiwe,
hari ibintu Imana irambiwe, hari ibintu Imana irambiwe. Imana yambwiye ngo inkoni yayo irabanguwe, ukuboko kw'Imana kurabanguwe, Imana iramanutse, Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo ipfuzi igomeje kuba nyinshi, ariko abantu nimuhindukirira Imana nayo izabahindukirira. Biyaramwe nkunda bankunda kandi abashakana umwete baza, ariko n'abantu bakunda Imana. Umuntu ukunda Imana niwe umenywa nayo. Umuntu ukunda Imana niwe umenywa nayo. Imana ishimwe ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete abo bazagira gute? Bazambona. Imana ishimwe. Ese uri gushakana umwete Imana gute? Ntiwabonye insengero bazifunze ukayoboka akabari, ntiwabonye insengero bazifunze ukayoboka ubusambanyi? Ariko se nubwo insengero zifunzwe imitima yanyu irafunzwe, nubwo insengero zifunzwe amaso ntabwo areba, nubwo insengero zifunzwe amatwi yanyu ntabwo yumva, ese nubwo insengero zifunzwe imitima yanyu barayikingiranye? Abantu muve mu gahuge. Imana yambwiye ngo abantu muve mu gahuge. Agahuge murimo naka, agahuge murimo ni bwoko ki? Imana yambwiye ngo muve mu gahuge. Hayasire drome ni wide distance for la power zinima. Imana yavuze ku manywa ntimwumva, ivuga nijoro ntimwumva, ivugisha abana bato ntimwumva, ivugisha abashumba ntimwumva, ituma abahanuzi ntimwumva. Imana yambwiye ngo iraje. Imana yambwiye ngo igize gute? Iraje. Hari umuririmbyi maze igihe umfasha katumuririmbeho gato. Inkono y'Imana si ugupfa kwiyarurira, inkono y'Imana si ukugenda wikoreramo, inkono y'Imana iribwaho n'uzi kwihangana agategereza Imana nayo ikamwarurira ibihiye. Muhanuzi we, inkono y'Imana si ugupfa kwiyarurira, inkono y'Imana si ukugenda wikoreramo, inkono y'Imana iribwaho n'uzi kwihangana agategereza Imana nayo ikamwarurira ibihiye. Mukirisitu we, inkono y'Imana si ugupfa kwiyarurira, inkono y'Imana si ukugenda wikoreramo, inkono y'Imana iribwaho n'uzi kwihangana agategereza Imana nayo ikamwarurira ibihiye. Imana ishimwe. Nkubwire ngo umukirisitu ugwije kwihangana abona itsinzi y'Imana. Umukirisitu ugwije kwihangana arya ku masezerano. Ariko ikibabaje abantu b'iyi minsi, abanyamasengesho, abahanuzi, abavuga butumwa, kwihangana biratunaniye. Imana ishimwe. Ariko buryo wihangana ukagerekaho gukiranuka, ukagerekaho kwizera, ukanirinda, bizara inyungu nyinshi. Imana ishimwe cyane. Muri ibyo yaravuze ngo ntabakoreye Imana ngo yikorere amaboko. Iyo ukoreye Imana neza ubona ibihembo by'Imana. Imana ishimwe cyane. Ariko ijambo ryavuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi nicane n'abakobanyi. Imana ishimwe. Haleluya. Ese ubwo ntukurikiza imigambi y'ababi, ntukurikiza imigambi y'abarozi, ntukurikiza imigambi y'abagome, ntukurikiza imigambi y'abicanyi, ntukurikiza imigambi y'ubujyaji, ntukurikiza imigambi y'amashyari. Imana yambwiye ngo iraje. Imana yambwiye ngo iraje. Ese ngo n'Imana ikumanukira uzajya he? Kuko kw'Imana igusumira uzajya he? Ijisho ry'Imana iri kureba nabi uzajya he? Najya nkubwire ngo izere Imana, kandi uhereye umunsi uhindukirira Imana, uhereye umunsi ufata icyemezo. Aho uri mu kazi udakiranuka ufata icyemezo. Imana ishimwe. Aho uri mu buzima bwa buri munsi ufata icyemezo uhindukira Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Ijambo ryarambwiye ngo nimungarukira nanjye nzabagarukira. Imana ishimwe. Ugarukira Uwiteka. Haleluya. Mu ntambara ufite ugarukira Uwiteka. Imana ishimwe. Njye nkubwire ngo gukiranuka niyo nyungu nyinshi. Wikangwa n'ibihurimo, wikangwa n'intambara urimo. Imana ishimwe. Wikangwa n'ubutunzi, n'iby'ubutunzi burakenewe, ariko mbere na mbere kiranuka. Imana ishimwe. Mbere na mbere izera Imana. Haleluya. Abantu musize kutumva, abantu ntabwo mwumva. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo iraje. Ariko hindukira mugabo, mukobwa hindukira, mubyeyi hindukira, mushuba hindukira, muhanuzi hindukira. Ariko Imana yambwiye ngo ije gukora isaka mu bantu. Abantu muhindukire. Imana mu ijuru igiye gute? Ibahereza umugisha. Imana data wa twese ibarengere. Imana ishimwe. Jambo ryavuze ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izagira gute? Inkota y'Uwiteka izabarya. Imana ishimwe. Birababaje kubona insengero zifungwa, abantu bakirwa banywa inzoga, nta kabiri ndabona bafunze. Ariko se biri guterwa n'iki?
iki natwe twitwa ngo turi mu rusengero turi mu nzu y'Imana twabereye abantu inzitizi ni twebwe twirwa tugotomera ibyaha ese umusinzi yahera hehe yinjiye abona imbuto abanyamasengesho turi kwera abona imbuto abahanuzi turi kwera Imana ishimwe cyane Imana iraje uzarebe umusinzi yari kumwe na mugenzi we mu kabari bari kunywa inzoga iyo basinze mwarandata ariko se ku iki gihe nuwe murokore wakurandata nuwe muhanuzi wakurandata aho kabona ageze mu kirere akavuga ati iyaba yapfaga ari umushyira hanze niwo gushyira hanze niwo kwataka niwe wa mbere ukunaga mu kibazo ariko Imana iraje abantu twabereye abantu inzugi zo kutinjira najya mbabwire ngo abantu twongere twisubireho abantu ntabwo twumva twongere twisubireho Imana yo mu ijuru igire gute Imana yo mu ijuru bagirire neza Imana yo mu ijuru bahereza umugisha kandi iri jambo muri kumva njya mbabwire ngo muhindukire aho uri Burayi aho uri muri Canada aho uri muri Amerika aho uri mu Bwongereza mu gihugu cyose urimo najya nkubwire ngo uhindukire ushobora kumenya umunsi ukomeze ariko ejo ntabwo wamenya nyamara urupfu ntabwo rujya ruteguza umuntu ngaho imagine Imana upfuye utihannye upfuye urimbutse nagira nkubwire ngo bamaso ijambo ry'Imana riri muri Matayo 25 rivuga ku bakobwa 10 ngo 5 bari abanyabwenge ariko ngo abandi 5 bari abapfu ariko umva ijambo rikomeye abanyabwenge ngo bari bafite amavuta mu mperezo ngo ndetse n'amatabaza yabo yahoraga yaka Imana ishimwe Haleluya uzi bano bakobwa barinze agakiza muri bo Imana ishimwe mbese umuntu abonaga bano bakobwa 10 bari mu nzira yabonaga ari abanyamasengesho bambaye amajipo maremare cyangwa amakanzu maremare nk'iyi nambaye yabonaga ari abakozi b'Imana ariko datawa twese mwiza yabona akabona bangahe akabona 5 Imana ishimwe ariko Bibiliya ngo umukwe atinze Imana ishimwe haleluya ngo umukwe atinze bose bagira gute bose barahunikira haleluya muhanuzi ntabwo uhunikiri muvuga butumwa n'uhunikiri Imana ishimwe mukristo n'uhunikiri mudiyakoni n'uhunikiriye mushumba n'uhunikiriye iki ntabwo ari igihe cyo gusinda nicyo gihe twakabaye maso ugakanguka ugasenga Imana ishimwe ubwo turi mu minsi igoye iminsi y'ubuhenebere haleluya ngo umukwe atinze bose bagira gute bose barahunikira noneho abandi 5 b'abapfu bagiye ku banyabwenge barabangwa ni muduhe ku mavuta kuko amatabaza yacu azima babwira ijambo rikomeye ngo ntabwo amavuta yadukwira haleluya ngo ntabwo amavuta yadukwira rapaya distance ngahubwo ni mujya mu bahanjuzi kugira gute kwishakira yanyu Imana ishimwe ngo mu gihe bakigenda bakigiye amen umukoraza akimara kuza afata babandi 5 bari maso ngo babinjanye mu bukwe ngo ndetse urugi barugize gute urugi rurafunzwe Imana ishimwe babandi 5 b'abapfu mwimagine umukoza mbabwire babandi 5 bari mu bintu bidafite icyerekezo bari mu matiku bari mu magambo bari mu bwicanyi bari mu gusaranya bari mu gukuramo inda bari mu busambanyi Imana ishimwe ariko babandi 5 b'abakirisitu b'abanyabwenge nta gihe cyabo bigeze bafata ngo bagitesha agaciro Imana ishimwe haleluya rapaya distance babaye maso ntabwo batewe ubwoba n'ibihe bahagazemo ntabwo batewe ubwoba n'ubukene barimo ntabwo batewe ubwoba n'amagambo bavuga ahubwo bagize gute bakomeje umusaraba bakomeza urugendo Imana ishimwe mwibuke bano bakobwa 5 b'abanyabwenge mu rugendo bahana bya bicantege byinshi bahuye n'amagambo bahura n'ababasenyi ariko babangoya iyi Mana twizeye turakomeje kuyikurikira naho twabura ibyisi naho twabura ibikome ariko Imana iri muri twebwe ntabwo tuzayitukisha Imana ishimwe cyane haleluya mbese bayinamzeho babuze amavuta yo kwisiga bayinambye mutekereze n'abasore b'igogi baraje abasuka ariko bakomera kuri Yesu muri bari bafite agakiza k'umwimerere nayo mabwire Imana yongera duha agakiza k'umwimerere iyo ufite agakiza k'umwimerere umugabo aguca inyuma yarangwa n'ubwo aciye inyuma mwana namushatse wavuze Imana ishimwe ukabwira Imana ngo Mana ongera unyubakire haleluya iyo ufite agakiza k'umwimerere ntabwo utsura Imana ishimwe iyo ufite agakiza k'umwimerere naho inzara yakwica urakomera iyo ufite agakiza k'umwimerere naho amagambo yaza uravuga ngo Yesu nzi kuri muri njyewe haleluya ngo Yesu nzi kuri muri njyewe kandi ubwo uri muri njyewe n'ibibaho byose urabizi Imana ishimwe kandi nzi ko ushoboye kubikuraho haleluya mwibuke Saduraka na Meshaki na Abedenego bari mu itanura ry'umva ijambo bavuze baravuze ngo Imana twizeye haleluya ngo naho yadukiza cyangwa ntidukize haleluya ubu ntabwo tuzubara
tuzibarira iki? Ntabwo tuzibarira ibigirwamana. Bari baramaramaje muri bo. Muroko wamaramaje, muvuga butumwa wamaramaje. Yesu aduha kumaramaza. Ayasire drone fara power hela distance fo. Bahanuza Imana iduha kumaramaza, bashumba Imana iduha kumaramaza. Imana ishimwe. Umushumba wamaramaje ntabwo ateka umutwe, umushumba wamaramaje ntabwo atubura. Imana ishimwe. Reka mbabwire, iyo wihanganiye Imana ugategereza mu ishuri Imana ishimwe, Yesu ajya guhemba. Hakuwa mwana kuko wihanganye, kagutuma kuzuba ukagenda, kagutuma kumvura ukagenda, kagutuma muzuba ukagenda, kagutuma kumanywa ukagenda. Imana ishimwe. Yesu aravuga ngo mwana wanjye akira ibihembo, kandi ibihembo Imana yatanze ntabwo bitera umwaku, ntabwo bitera icurungurira, ntabwo bitera inzoka. Ariko abarokore tunaniwe gutegereza. Imana idutabara. Rapaya si distance fo. Abarokore tunaniwe gutegereza, abantu tunaniwe gutegereza. Ariko se mwabaye muti? Imana idutabara, Imana iturengere. Amatwi yacu twugize gute? Tuyavuniyemo ibiti. Imana ishimwe. Hano Saduraka na Meshaki na Abedenego bari mu itanura ry'umugeni, bari bafite abanzi se, bari babafite abantu babiteze. Haleluya. Mbese bagiye gupfa karabani. Imana ishimwe. Nabo babatayemo, ariko bari bafite kwizera guhamye. Murokore surana ukwizera nk'ukwa mbere, muvuga butumwa surana ukwizera nk'ukwa mbere. Imana ishimwe. Iyo ukiranutse ukagerekaho kwizera, impumyi zirahumuka, ibirema birahaguruka, ingumba zirabyara, ibipfamatwi birumva. Ariko ikibazo agakiza karagiye, dusigaye turi ibishashi. Imana turinde kuba ibishashi. Abarokore nta mwuka wera w'Imana, turi ibicamuke. Yesu adutabara. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ikurinde kuba igicamuke. Muhanuzi muvuga butumwa reka kuba igicamuke, mudiya kureka kuba igicamuke, mushumba reka kuba igicamuke. Imana ishimwe. Haleluya. Bano bagabo bahamije Imana bagira kwizera, Imana ibana nabo. Iyo wizeye Imana, Imana ibana nawe. Imana ishimwe. Haleluya. Yavuze ngo umukwe atinze bose barahunikira. Imana ishimwe. Ariko se ntabwo abantu muhunikiriye? Abantu ziri iminsi murahunikiriye, abashumba murahunikiriye, banyamasengesho murahunikiriye. Imana itugarukeho. Mwaretse tugahindukira, mwaretse tugahindukira, tukaba mu byo turimo. Bihema ngo nimungarukira nzabagarukira. Mwaretse tukagarukira Imana. Cyamara ngo haracyari ibyiringiro y'uko igiti cyatemwe kikongera kigashibuka, ngo ndetse kikagira ibitontome bibabi biruta ibizambere. Imana ishimwe. Abantu mwaretse tugagarukira Imana, tukaba mu bintu bidafite umumaro, ibintu bidafite ishusho. Imana ishimwe. Uraryoshya umubiri uko uryoshya nawe uzabura, uko uryoshya umubiri nawe uzakugarukira. Imana ishimwe. Bihema ngo ubibira mu mubiri azasarura kubona, ariko ubibira mu mwuka azasarura umwuka. Imana ishimwe. Haleluya. Rapaya si distance ni wa era efo raya sire bone sansoma ni wayi distance. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo irababaye, ibabajwe n'ibyaha by'abantu bikomeje kuba byinshi. Ariko abantu mugire gute? Abantu muhindukire, mu nsengero murasamba. N'Imana reka ifunga isengero, rega yari babaye. Reka Imana ifunga isengero, yari babaye. Ukaba umuntu ni mushumba ayoboye umuntu haryamaniye mu rusengero. Imana irababaye. Mureke Imana ihehe, mureke Imana ihehe. Kandi n'ubundi racyakomeje guha itsindi gufungura isengero sinonaha, mube mwihanganye. Yesu aracyakora umukwabu. Rapaya si distance fo. Ariko umuntu wamenye Imana nahatajya mu rusengero agakiza haracyagafite. Nahatajya mu rusengero umuntu wamenye Imana ntabwo azandurusha ibyo kurya by'ibwami. Imana ishimwe. Rero ngo abazi Imana yabo bazakomera, ndetse nibamara gukomera umva ijambo rikomeye ngo bazakora iby'ubutwari. Nibamara gukora iby'ubutwari ngo ndetse bazakomeza n'abandi. Ukomeje bangahe muri uru rugendo? Ntabwo urisa ni barati, nturirwa guhisha abantu. Ariko Yesu adutabare. Imana igire gute? Imana idutabare. Ariko yarambwiye ngo nimungarukira nanjye ndabagarukira. Mugarukira Imana, Imana yo mu ijuru igire gute? Ibahereza umugisha. Ndabakunda. Imana ibashyigikire. Muri mbere yaravuze ngo ndi umukirisitu nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Kose uracyari umukirisitu? Undi yaravuze ngabagezeyo baragwiriye, baranezerwa umwana w'intama, abandi bari mu nzira ihane. Abagezeyo baragwiriye, baranezerwa. Yeropaya si distance fo helana power
distance fo ropa ya si distance helala pa edro niwayi distance fo helala pa ya si herere va ya sirebo niwayi distance fo rapawa edrome haya siredro nushaka ko tujanayo ihane ngirinjira gukiza ubu ihane kandi rero kandi uwo mutwaro wikoreye nemera ugutururuke tuzabane mu ijuru ihane kandi rero kandi uwo mutwaro wikoreye nemera ugutururuke tuzabane mu ijuru ihane hazaba umucyo mu ijuru ihane kandi uwo mutwaro wikoreye nemera ugutururuke tuzabane mu ijuru ihane kandi rero kandi uwo mutwaro wikoreye nemera ugutururuke tuzabane mu ijuru ihane haleluya muri ndaravuze kandi uwo mutwaro wikoreye mwemera uguture haravanga bagezeho baragwiriye banezerwa umwana w'intama Imana ishimwe yewe nkubwire ngo abagezeho baragwiriye kwihana n'inyungu zawe ariko ibyiza nuko wakwihana Imana ishimwe nubwo turi mu isi ariko tuzi ko hanyuma y'iyi si hari ubundi bugingo buhoraho Imana ishimwe ariko se ubwo bugingo Imana izabuguha witwaye gute ufata icyemezo mu mutima wawe Imana mu ijuru igire gute Imana mu ijuru ibahereza umugisha yego ariko mbere yo gusenga nagira ngo mbwire abantu bafata icyemezo cyo gukizwa nta gihombo cyo gukizwa nta n'umwaka mu gukizwa Imana ishimwe reka dusenge Imana ariko abantu tube maso kuko ibihe biragoye Imana yacu Imana nziza Imana yo kwizerwa Imana y'inyembaraga Imana ifite ubutwari n'ubushobozi Imana igira ikirema ikagikomeza unyemerere mukunzi ushyigikire wantumye nemeye kuvuga ibyo wantumye shyigikira ijambo ryawe mu izina rya Yesu sengera iri jambo umuntu wese uri buryumve umutima wo guhindukirire ntirice mu gutwi ngo risohokere mu kundi ahubwo umuhe kurizirika ku nkingi z'imitima umugabo uri buryumve ahindukire umukobwa uri buryumve ahindukire mu izina rya Yesu Kristo umuntu wese uri buryumve ahindukire yaba umuzungu umwirabura umunyarwanda yaba umuganda umukongomani buri muntu wese umuhe guhindukira mu izina rya Yesu Kristo kandi namara guhindukira afata icyemezo unyemeye data wa twese mwiza urekereshe imbaraga zawe urekereshe mwuka wawe wera urekereshe umuriro wawe mu izina rya Yesu Kristo Imana ishimwe aho mwuka barayageze ibintu birasobanuka nagere ku bantu bawe urakoze Yesu kubikoze tubisabye twizeye izina rya data wa twese niwe mwuka wera amen Mama Samu Imana igumugisha wakiriye ku ijambo ryiza ririmo ubutumwa Imana gutumye kandi no ubutumwa buzima kamwe ngo Imana y'amahoro ikwagure imbaraga n'amavuta ntibikakuboreho iminsi yose ku bantu muduteze amatwi muri kano kanya dukurikirana abantu batandukanye hari abashaka kwakira agakiza hari abashaka ko mwasenga bafite ibyifuzo bitandukanye hafite ibintu by'imisozi byananiwe kuvaho ariko bavuga ati turifuza umuntu twasenga cyane ko hari abantu baba badafite uburyo bwo gusenga turagusanga ugiye ngo utange nimero zawe za telefone wagushaka yakubonaho nomero zanjye ni 078 6 7 3 kanongere nzisubiremo ni 078 6 7 3 kandi ndabakunda Imana ibaha umugisha I love you natwe turagukunda cyane
n'abashuti b'umusaraba bose n'abadukurikira ku musaraba bose ndabizi ko baragukunda cyane kuko n'ubwa mbere bakonye ko nzi ko ugiye kuba inshuti yabo ndabyizeye kandi kubibona nanjye ndabyishimiye turabifuriza kugaruka kandi ntimuzatebe ntabwo tuzategwa amarembo aruguruye yego Imana igumisha cawu cawu sawa bayi